Hadi murabizi ntabwo njye mbere. Bano bantu ni abambere. Abantu ni abambere reka mbabwire. Nitwa njye naba. Hey! Ni igitangaza ubu. Abantu uburyo babyina biragaragara kabisa kiriya nicyo bita impano. Iyo bavuze impano ni iki? Iyo bavuze impano ni ibintu kabisa wowe n'abari bikurimo, ntabwo ari ibintu uri gukopera, ntabwo ari ibintu uri gupapira, ni ibintu bariya abantu bari gukora barabizi. Tujye tuvugisha ukuri nk'abantu nta marangamutima arimo, bariya abandi ibintu bakora barabizi. Njyewe uhagaze aha ngaha nababwira ngo bakomereze aho ntibacike intege. Muri uyu mwanya tugezemo rero undi tugiye kwakira igihe nawe aza akatwemeza, nabonye mwese muri kunyemeza, ariko wa mbere we arahari namubonye. Tugiye kwakira
rwose ukaba umuryango wawe ukaba igicibwa mu muryango. Tekereza musore nkunda, bya birara byo ku muhanda byagushoye inshuti yanjye ngo unezerwe no gushuka abakobwa, kunywa ibiyobyabwenge mukishora mu mibonano mpuzabitsina mukandura indwara itera. Byaba ari agahinda, byaba ari igihombo kubona umwami w'u Rwanda nkawe atwite inda y'indaro kubera ibiyobyabwenge. Iyo sida ntitinya, iyo sida ntireba, ihagararaho iguye, si ubuzima ikabubunga ikabukora ibiryo byayo. Tekereza rubyiruko rwiza, iyo sida nawe uyanduye ipfunwe n'ikimwaro mu muryango ugasigara umeze nk'utagira umuryango, ni wowe waba wizize rwose. Ni koko ubuzima bwanjye nta gaciro kanjye, mbese ubuzima wabugura iki shenge muri bwa butunzi burenze, bwaba amabuye y'agaciro cyangwa zahabu zirenze? Shira inkumbu, shira agahinda, umumararungu yaje, wowe wanduye iyo ndwara, jya mu bandi ugire urugwiro, ugire inama ababishoboka ko nta cyiza cyabyo. Yari umusizi usiga adategwa, yari umusizi usigira abera, umwe muri bene Kanyarwanda ni Ishimwe Gisela. Murakoze. Ifandwa TV, Factory 1 Rwamagana TV.